Yasashimwe cyane inshuti za Madeline Mando bakunzi banje Uwiteka Imana abaha umugisha nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nje hano kubasangiza akantu gatoya cyane isomo nize mu minsi yashize navuye mu modoka ahantu nsohotse hariho icyuma uruhande rw'umuhanda cyari cyatatwikiriye ukuntu ubona nka sima yari yaravuyeho kinjira mu rukweto nari nambaye. Urukweto ruracika kinjiramo ariko ntago kigeze gifata ku kirenge. Noneho abantu twari kumwe muri iyo minota mikeya baravuga bati yo urukweto rwawe n'ukuri ruragaragara nkaho ari rushya rwari rwiza none icyuma kiraruciye hacitseho akantu gatoya ariko nyine kirinjira. Noneho nanjye ndareba ntangira kureba kuntu urukweto rwanjye rwacitse ariko mu kanya gatoya cyane ibitekerezo byanjye biva ku rukweto bijya ku kuntu urukweto ahubwo rwambereye igitambo. Ndavuga iyo nza kuba ntambaye urukweto niki cyari kuba ku kirenge cyanjye. Mpita ntekereza ko nashoboraga kugira igisebe kinini bikansaba kujya kwa muganga, amashuri yo amasaha yo y'abana kuva ku ishuri akagera ntari mu rugo, ntangira gutekereza ibintu byinshi. Ese ubiyo nisanga kwa muganga abana banje mbese ibintu nk'ibyo byose ntangira kureba ikintu urukweto runkoreye kuruta urukweto ubwako kuko n'urukweto rurajugunya ukagura urundi. Ntangira gutekereza twarimo twinjira ahantu mu nyubako ngenda ari ibyo bintu ntekereza ndavuga wow urukweto rumbereye igitambo. Iyo mba ntambaye urukweto igisebe ubu mba nkifite kirenge cyanjye kiba kirimo kuvirirana nari kwisanga kwa muganga cyangwa se wenda n'ikirenge cyose bagasoza bagihambira ko cyari icyuma kirekire cyane kandi kitagaragara handi bubakira amatiyo ku mihanda ariko cyari gihisha ukuntu sima yaravuye hamwe mbese ntabwo cyari cyoroshye kubona. Isomo rero nakuyemo natekereje cyane ku gitambo urukweto rumbereye. Ndavuga urukweto rubaye igitambo rumbereye igitambo. Ijambo ry'Imana rero rivuga muri Yohana 15:7 muri Icyongereza ni kuri 7 avuga ngo muguma muri jye n'amagambo yanjye akaguma muri mwebwe. Ntago nzi niba ariko ikinyarwanda kivuga neza mu mbabare ntago nazanye Bibiliya y'ikinyarwanda ngo nimuguma muri jye n'amagambo yanjye akaguma muri mwe ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amasezerano y'Imana yose afite kondisiyo. Nabitekerejeho uyu munsi nibuka ko nta sezerano ry'Imana ridafite kondisiyo. Ibyo bituma mvuga nti amasezerano y'Imana ntabwo ari aya buri mwe nkuko babitubwira. Kubera ko iyo usomye Bibiliya no guhera mu isezerano rya kera usanga ngo ikintu cyose Imana yabwiraga Abisiraheli nimukora gutya muzagira gutya, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Yakurikizagaho icyo muzabona ibanje kubabwira icyo mugomba gukora. So amasezerano yose afite kondisiyo. Rero n'iby'Imana kubibona kubona uburinzi bwayo kugira ngo tube muri yo, kugira ngo tubone ibyo dushaka byose, dusabe ibyo dushaka byose, nuko tuba turi muri we. Nukuvuga ngo uri hanze yiwe ntabwo wabona ibye, nukuba muri we. Nimuba muri jyewe ikirenge cyanjye cyari kiri mu rukweto. Niyo mpamvu cya kibazo cyaje kigapfumura urukweto ariko ntikigere ku kirenge kubera ko urukweto rwambereye uburinzi. Kubera ko ikirenge cyari mu rukweto niyo mpamvu ikirenge kitagize icyo kiba. So nawe rero iyo uri muri Kristo Yesu ibiva hanze ushobora kubyumva bisakuza, amajwi asakuza ushobora kuyumva, ibibazo byaza ukabibona ndetse wowe wagira n'umwanya wo gucanganyikirwa ukumva ukabyumva ukagira stress. Ariko iyo uri muri Kristo Yesu hari ibyo ahangana nabyo bibanziriza kuri we kugira ngo bijye kukugeraho. Hari n'ibyo yemera kugira ngo bikugereho ariko iyo abyemeye arabibwira ngo atansiyo muragarukira hano. Niyo mpamvu ibigeragezo bimwe na bimwe bitaduhitana. Iyo ari Kristo wabyemeye abazaho yabihaye kugarukira kandi azi ngo guhagaza inyuma ari yaraguha imbaraga.
ni ukuvuga ngo rero password ni ukwihisha muri we, kwihisha muri we, hanze yiwe nta burinzi buriyo. Ndashishikariza buri muntu wese ureba iyi video n'uzayireba, nta protection, nta protection iri hanze ya Kristo. Uwiteka Imana abaha umugisha. Iyi nkuru wayisangiza abandi. Twibuke gukomeza kwihisha muri Kristo, duhisha abacu muri Kristo. Nzakomeza kubaha ubuhamya n'ubushyashya ndabufite ni bwinshi cyane, n'ibiri mu gitabo byose nzabibabwira, ariko dukomeze kwihisha mu Mwami Yesu. Murakoze. Shalom.